batuzanye nk'urubyiruko ngo tuze dusure amateka y'u Rwanda turebe uko bimeze. Ikintu cya mbere nahigiye ku rwibutso, nasuye amateka, iyo najyaga numva babinsobanuriye, nabonye ibimenyetso byemeza ko urwibutso koko ibyabaye bwari ubwicanyi ndengakamere bwibasiye abantu. Hano ku ngoro nshingwamategeko nahigiye kuba nk'urubyiruko ndi imbaraga z'igihugu, ngomba gukorera igihugu kandi mbishaka nkabishishikariza na bagenzi banjye. Nishimye mu by'ukuri kuri urugendo shuri twakoze, twasuye ku rwibutso rwa Gisozi, twarebye amateka yaranze u Rwanda, twasuye ku ngoro y'amateka noneho ikubiyemo amateka yose. Ubumenyi nahakuye ukuntu u Rwanda rwabohowe rwari ruri mu mazi abira, ukuntu bafashe igihugu bakaturokora, tukaba n'ubu ngubu tugishima Imana kubera FPR Inkotanyi. Ibyo ngibyo nabishimye cyane, nishimye byose nabibonye, n'urujijo nari mfite nabashije gusobanukirwa uko bafashe igihugu. Umukoro makuye, nzigisha abana, mbashishikariza no kuza gusura kugira ngo nabo bamenye amateka yaranze u Rwanda. Icyo nungukiyemo hano nari nsanzwe ngiza, ariko kugera hano byamfashije cyane, ni ubwitange buhebuje bw'inkotanyi zakoresheje bahagarika jenoside, barokora abicwaga no kuvanaho leta y'abatabazi. Ni ikintu gikomeye cyane, ahantu bari aha hantu hagati mu mujyi, hagati y'ingabo nyinshi zifite ibikoresho, zifite ubushobozi bwose, bari abantu bake, aho kubera gukunda igihugu baritanze bihagije, ibikoresho bike babasha kugera ku ntego eshatu zikomeye cyane: kurokora abicwaga, jenoside igahagarara na leta ikavanwaho. Ni ikintu gikomeye cyane muri cy'ubwitange gikomeye cyane. Icyo bidufasha, ubu dufite leta iriho, ni uko ubu ngubu hariho uburyo bwinshi bushoboka. Twe nk'abaturage hari uburyo twakora mu kwitangira igihugu mu buryo bw'iterambere bukomeye cyane. Igihugu kigomba gutera imbere, byaba na ngombwa abantu bakaba bakitangira, bakaba bakirwanirira, cyane ko dufite amahirwe menshi abandi batari bafite. Icya kabiri gikomeye, hano hari urubyiruko twazanye kandi n'abasigayeyo, ni ukubakangurira gukunda igihugu cyane kugira ngo babashe gufata neza ibyagezweho, kugira ngo umwanzi atabona ahantu yakongera kwinjira bakarurwanirira cyane, bafatiye amasomo kuri twabonye hano, cyane ko abarokoye igihugu n'ubu baracyahari, batangwa bakavuga cyane cyane urubyiruko. Gene icyo mvanye aha ngaha gikomeye cyane. Hasi icyo nabonyemo cyo, hari abantu twageze aha ngaha babonye ukuntu abantu bagiye bicwa, babonye ukuntu byageze, babasha kureka. Babonye bwa mbere mu gukangurira urubyiruko gusura inzibutso, ni icya mbere bakamenya amateka. Icyo ni ikintu cya mbere nabonye gikomeye cyane. Tukabongerera ibiganiro byo gukunda igihugu cyane, mpere ku bana banjye, ari abajya mu gisirikare, ari abajya mu gipolisi, umuntu ntarebe inyungu ze bwite, tukubaka gukorera inyungu rusange kugira ngo ibyagezweho byose n'abakurambere bacu n'abakiriho byabasubira inyuma. Nicyo gihe mbonye impamvu yo gusura iyi ngoro y'amateka yo kubohora igihugu. Twanayitangiye kwa munani k'umwaka ushize nk'abanyakigabiro, duteganya gahunda yo gusura umuhora w'amateka yo kubohora igihugu. Iyi ni faze rero, cyangwa se ni icyiciro cya 4 dukoze. Impamvu ni imwe rero, nyuma yo kubona ko dufite urubyiruko rwinshi rw'abanyakigabiro ndetse n'abakuze bamwe na bamwe wenda batari bafite amateka 100% y'uko jenoside yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa. Twavuze ngo reka dusure urugendo rwose duhereye Kagitumba kugenda kugeza aha ngaha turi uyu munsi ku ngoro y'amateka y'igihugu. Abanyakigabiro rero by'umwihariko bo turi kumwe uyu munsi, ni iki twungukiyemo? Bana beshywaga ko jenoside itateguwe, itanashyirwa mu bikorwa, uyu munsi bashoboye kubona ko jenoside yateguwe, itegurwa na leta mbi, ariko kandi inahagarikwa n'ingabo za RPF na RPF muri rusange, ndetse banabona ko uyu munsi igihugu cyubatswe kandi kibatswe neza. Niyo mpamvu hariya twasuye twashoboye kubona ko jenoside yahagaritswe n'abantu bake bishyize hamwe, aribo ingabo za RPF. Aha duhita dufata n'umwanzuro nk'abanyakigabiro ko bake bashoboka dushobora gukora byinshi byiza, dushyira umuturage ku isonga. Muri rusange n'uwo muhigo twari dufite. Icyo dusaba abanyakigabiro ni ugukorera hamwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika abitubwira buri gihe ko ibyo dukora byose, inzego z'ibanze n'ibindi byiciro dufatanya, ari ugushyira umuturage ku isonga. Tumaze kubona uburyo abantu bake kandi bahagaritse jenoside
ndetse bakaba bamaze kubaka igihugu kugeza aho kigeze uyu munsi. Dusobanukirwe no kudufatanya kugira ngo umuturage akomeze ajye ku isonga mu bikorwa byose bimukorerwa, ibikorwa byose dukora tuba tubikorera abaturage.